Umunsi wa 40. Kubaho ufite intego. Umuntu agambirira byinshi mu mutima we, nyamara icyo Uwiteka ashaka nicyo gikorwa. Imigani igice cya 19 umurongo wa 21. Dawidi yakoze ibyo Imana yashakaga mu gihe cye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 36. Kubaho ufite intego nibwo buryo bwonyine bwo kugira ubuzima nyabuzima. Ibindi bisigaye ni ukubona bucya bukira. Abantu benshi bahora bahanganye n'ibintu bitatu mu buzima. Icya mbere ni ukumenya icyo uri cyo. Ndinde. Icya kabiri ni ukugira agaciro. Ese mfite icyo maze? Icya gatatu ni ukugira umumaro. Nuruhe ruhare rwanjye mu buzima? Ibisubizo kuri ibyo bibazo byose uzabisanga mu ntego 5 z'Imana ku buzima bwawe. Mu cyumba cyo hejuru ubwo Yesu yarangizaga umunsi we wa nyuma n'umurimo yakoranaga n'abigishwa be, yabogeje ibirenge nk'icyitegererezo, maze arababwira ati, ubwo mumenye ibyo murahirwa nimubikora. Iyo umaze kumenya neza icyo Imana ishaka gukora, umugisha uwubona iyo utangiye ukabikora. Dore ubu twegereje iherezo ry'urugendo rw'iminsi 40 twafatanije muri iki gitabo. Ubwo umaze gusobanukirwa intego z'Imana ku buzima bwawe, uzahirwa nuzishyira mu bikorwa. Ibi bivuga ko hari ibintu bimwe na bimwe uzagomba guhagarika. Hari ibintu byinshi byiza ushobora gukora mu buzima, ariko imigambi y'Imana ni biriya 5 ugomba gushyira mu bikorwa. Ikibabaje ni uko byoroshye kurangara ukibagirwa ibyangombwa. Biroroha cyane kugenda utwarwa n'ibindi ukava mu by'ingenzi, buhoro buhoro ukava mu murongo. Kugira ngo wirinde ko ibyo bikubaho, wagombye gushyiraho icyemezo cy'intego z'ubuzima bwawe kandi ukajya uzigenzura kenshi. Icyemezo cy'intego z'ubuzima ni iki? Icya mbere ni icyemezo cyerekana mu ncamake intego z'Imana ku buzima bwawe. Mu magambo yawe ukiyemerera gusohoza intego 5 z'Imana ku buzima bwawe. Icyemezo cy'intego z'ubuzima ntabwo ari urutonde rw'imigambi ugomba kugeraho. Ingamba nk'izo ni z'igihe gito, intego z'Imana zo zihoraho. Bibiliya bivuga neza igira iti, imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose, ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Icya kabiri ni icyemezo gitanga icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Kwandika ku rupapuro intego z'ubuzima bwawe bizagutera umwete wo gutekereza neza inzira z'ubuzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo umenye neza aho ugana, bityo ntuzateshuka inzira ihamye. Icyemezo cy'intego z'ubuzima cyerekana uko uteganya gukoresha igihe cyawe, ubuzima, amafaranga, ariko kinerekana mu buryo buziguye ibyo utazakora. Igitabo cy'imigani kiravuga ngo umunyabwenge agambirira gukora ibyo yatekereje neza, naho umupfapfa ahaguruka akubita hirya no hino. Icya gatatu ni icyemezo cyerekana icyo wita ubutsinzi. Cyerekana ibyo wowe uha agaciro bitandukanye n'iby'isi ivuga ko bifite agaciro. Gisobanura neza ibyo ushyize imbere. Pawulo yaravuze ngo nshaka ko musuzuma ibintu mukamenya ikirushije ibindi kugira umumaro. Icya kane ni icyemezo gisobanura neza uruhare rwawe. Uzagira uruhare rutandukanye mu bintu byinshi uko ugenda ukura mu buzima, ariko intego z'ubuzima bwawe zo ntizizigera zihinduka. Zo zihora ziri hejuru y'umurimo uwo ari wo wose wakora. Icya gatanu ni icyemezo kigaragaza neza uwo uri we. Cyerekana uburyo bwihariye Imana yakuremye kugira ngo uyikorere. Ufate igihe gihagije wandike icyemezo cy'intego z'ubuzima bwawe. Ntiwivune ugerageza kwirangiza mu munsi umwe, kandi ntugerageze gukora ibintu bitagira amakemwa mu ikubitiro. Wandike wihuta ibitekerezo byose byawe uko bigenda bikuzamo. Biroroha iteka gukosora ibyo wanditse kuruta guhanga bwa mbere. Dore ibibazo 5 bizagufasha mu gutegura icyemezo cyawe. Ibibazo 5 by'ingenzi mu buzima. Icya mbere ni iki kizaba umutima w'ubuzima bwanjye? Iki ni ikibazo cyo kuramya. Ese ugiye kubaho ku bwande? Ni ibiki ugiye kubakiraho imibereho yawe? Ushobora kubakira ubuzima bwawe ku mirimo ukora, umuryango wawe, imikino cyangwa imyidagaduro, amafaranga, kwinezeza cyangwa ibindi byinshi wakora. Ibyo byose ni ibintu byiza, ariko ntabwo byagombye kuba umutima w'ubuzima bwawe. Nta na kimwe muri byo gishobora kukubera inkingi wishingikirizaho iyo ubuzima bwawe buhungabanye. Ukeneye urufatiro rukomeye rutanyeganyega. Umwami Asa yabwiye abaturage ba Yuda ngo berekeze ubuzima bwabo ku Mana. Ubundi mu by'ukuri icyo ushyize mu mutima w'ubuzima bwawe gihinduka Imana yawe. Igihe wahaga Kristo ubuzima bwawe, yarimutse aza mu mutima wawe, ariko ugomba kuhamugumisha kubwo kumuramya. Pawulo aravuga ngo ndasenga ngo Kristo ature yime mu mitima yanyu. Uzamenya ute ko Imana ari urufatiro rw'ubuzima bwawe? Iyo Imana iri mu mutima wawe, urangwa no kuyiramya. Yitarimo urangwa no guhangayika. Guhangayika ni ikimenyetso kikuburira ko Imana wayitendetse ku ruhande. Numara kwisubiza mu mwanya wo hagati, uzongera wumva ufite amahoro. Bibiliya iravuga ngo muzumva amahoro ava ku Mana aje akabaturisha. Nibyo gitangaza uko wumva umeze iyo Kristo aje akirukana guhangayika bikava mu mutima w'ubuzima bwawe. Icya kabiri ni iki kizaranga ubuzima bwanjye? Iki ni ikibazo cyo gukura nk'umwigishwa.
uzaba umuntu umeze ute? Imana yita cyane ku cyo uri cyo kuruta ibyo ukora. Ujye wibuka ko uzajyana imico yawe mu bugingo buhoraho, ariko ntabwo uzajyanayo umurimo wawe. Ukore urutonde rw'imico myiza ushaka kugaragaza mu buzima, nurangiza utangire gukora ngo ikurire muri wowe. Ushobora guhera ku mbuto z'umwuka cyangwa ku biranga abahiriwe. Petero yaravuze ati, ntimugire igihe muta, ahubwo mwihutire kubaka ku byo mwahawe, kwizera kwanyu mu kuzurisha ingeso nziza, kumenya, kwirinda, kwihangana, kubaha Imana, kugaragariza urugwiro bene data n'urukundo rutagira ubugugu. Ntucike intege ngo ucogore nusitara. Bisaba ubuzima bwose ngo ugire kamere isa n'iya Kristo. Pawulo yabwiye Timoteyo ati, wirinde mu mico yawe kandi witondere n'ibyo wigisha. Ntutezuke, ukomere ushikame. Icya gatatu, umumaro w'ubuzima bwanjye uzaba uwuhe? Icyo ni ikibazo cy'umurimo wawe. Umurimo wawe uzaba uwuhe mu mubiri wa Kristo? Nyuma yo gusuzuma no kumenya impano zawe, umutima wawe, ubushobozi bwawe, imiremerwe yawe n'inararibonye, ari byo imiterere, ni uruhe ruhare rukwiye wagira mu muryango w'Imana? Ni iki wakora kikagaragaza umumaro? Ese hari itsinda ry'abantu mu mubiri wa Kristo nashobora gukorera kubera imiterere yanjye? Pawulo yerekanye imimaro ibiri izana no gusohoza umurimo wawe agira ati, kuko uwo murimo utamara gusa ubukene bw'abera, ahubwo unatera benshi guhimbaza Imana. Nubwo Imana yagushyizemo ibyangombwa byose ngo ushobore gukorera abandi, ntushobora guhaza ubukene bw'abantu bose. Na Yesu ubwe ntiyabigezeho igihe yari ku isi. Ugomba gutoranya abo ushobora gufasha bikagira umumaro ukurikije imiterere yawe. Ujye wibaza uti, ninde numva nshaka gufasha kurusha abandi? Yesu yaravuze ati, nabashyiriyeho kugira ngo mugende mwere imbuto kandi imbuto zanyu zizagumeho. Buri wese muri twe azera imbuto zo mu buryo butandukanye. Icya kane, ni ubuhe butumwa butangwa n'ubuzima bwanjye? Iki ni ikibazo kijyanye n'umurimo wawe mu batizera. Icyemezo cy'umurimo w'ubutumwa bwawe ni kimwe mu bigize icyemezo cy'intego z'ubuzima bwawe. Wagombye gushyiramo umugambi wawe wo kugeza ku bandi ubuhamya bwawe n'ubutumwa bwiza. Wagombye no gukora urutonde rw'amasomo y'ubuzima n'ibigushishikaza mu mwuka Imana yaguhaye ngo ujye usangira n'abandi. Uko ugenda ukura, Imana ishobora kuguha itsinda ry'abantu ryihariye wo kwibandaho ngo bagezeho ubutumwa. Ibyo nabyo ubyongere ku cyemezo cyawe. Niba uri umubyeyi, umwe mu mirimo yawe ni ukurera abana bawe ngo bamenye Kristo, kubafasha kumenya intego ze ku buzima bwabo no kubohereza ngo bajyane ubutumwa mu isi. Ushobora kongera intego ya Yosuwa mu byemezo byawe ugira uti, naho jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Birumvikana ko ubuzima bwacu bugomba kujyana kandi bugashyigikira ubutumwa dutanga. Mbere y'uko abatizera benshi bazemera Bibiliya nk'iyo kwiringirwa, bashaka kubanza kumenya niba twe ubwacu turi abo kwiringirwa. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo, icyakora mukore ku buryo mukora ibikwiranye n'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Icya gatanu, ni bande tuzafatanya? Iki ni ikibazo kijyanye n'ubusabane. Uzagaragaza ute urukundo ukunda abandi bizera n'ubufatanye bwawe n'umuryango w'Imana? Ni hehe uzashyirira mu bikorwa amategeko ajyanye n'ibyo tugomba kugirirana n'abandi ba Kristo? Ni irihe torero ugiye kujyamo ngo habarirwe nk'urugingo rufite icyo rukora? Uko urushaho gukura niko uzarushaho gukunda umubiri wa Kristo kandi ugashaka kuwitangira. Bibiliya iravuga ngo, Kristo yakunze itorero rye araryitangira. Wagombye kongera mu cyemezo cyawe amagambo yerekana urukundo ukunda itorero ry'Imana. Uko ugenda wiga ibisubizo byawe kuri ibyo bibazo, ugende wongeramo imirongo ya Bibiliya ifite ikikubwira kuri buri ntego. Hari imirongo myinshi nk'iyo uzasanga muri iki gitabo. Bishobora kugufata ibyumweru cyangwa amezi ngo ushobore kunonosora icyemezo cy'intego z'ubuzima bwawe nk'uko ucyifuza. Usenge, ubitekerezeho, uvugane n'inshuti zawe magara kandi utekereze kuri iyo mirongo y'ijambo ry'Imana bijyanye. Ushobora gukenera gusubiramo kenshi mbere yo kugera ku cyo wifuza. Niba warangije, uzakenera kujya uhinduramo utuntu tumwe na tumwe uko ibintu bigenda bihinduka, n'Imana ikaguha kurushaho gusobanukirwa imiterere yawe. Niba wifuza kubona ingero z'uburyo abandi babikoze, uzanyandikire kuri email usanga muri umugereka wa 2 w'iki gitabo. Hejuru yo kwandika icyemezo cy'intego z'ubuzima kirambuye, ni byiza nanone gushyira mu nteruro yerekana mu ncamake za ntego 5 z'Imana ku buzima bwawe mu buryo bworoshye, kubwibuka kandi bugutera umwete. Bityo uzajya ushobora kubyiyibutsa buri munsi. Salomo atugira inama agira ati, bizakubera byiza nubizirikana ukajya uhora witeguye kubihoza mu mvugo. Ndore ingero nke. Intego y'ubuzima bwanjye ni ukuramya Kristo n'umutima wanjye wose, nkamukorera n'imiterere yanjye, nkagirana ubusabane n'umuryango we, nkakura nsa nawe mu mico yanjye, kandi ngasohoza ubutumwa bwe mu isi ku byo bumuhesha icyubahiro. Intego y'ubuzima bwanjye ni ukumwe mu muryango wa Kristo, nkaba icyitegererezo cy'imico ye, umukozi ugabura iby'ubuntu bwe, intumwa y'ijambo rye n'uwamamaza icyubahiro cye hose. Intego y'ubuzima bwanjye ni ugukunda Kristo, gukurira muri Kristo, kwamamaza Kristo,
gukorera Kristo mu itorero no gufasha umuryango wanjye n'abandi nabo gukora batyo. Intego y'ubuzima bwanjye ni ukugaragaza ubwitange ku itegeko riruta ayandi n'inshingano iruta izindi. Intego yanjye ni ugusa na Kristo, umuryango wanjye n'itorero, umurimo wanjye ni aho nzajyana ubutumwa ni kandi ikinkoresha ni uguhesha Imana icyubahiro. Ushobora gutangira kwibaza uti none se ubushake bw'Imana ku kazi kanjye cyangwa ku muryango wanjye, ku hantu ngomba kuba cyangwa kujya mu ishuri? Mu by'ukuri ibyo byose si iby'ingenzi mu buzima bwawe, kandi hari amahitamo menshi ushobora kugira mu buzima, kandi yose akaba ari mu murongo w'ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Icyangombwa ni uko usohoza intego z'Imana zihoraho utitaye ku hantu utuye, aho ukora cyangwa uwo mwashakanye. Ibyo umuntu agambirira mu mutima we biba byinshi, ariko ibyo Uwiteka ashaka nibyo bisohora. Ujye rero urangamira intego z'Imana ku buzima bwawe aho kwita ku migambi yawe bwite, kuko imigambi y'Imana ariyo ihoraho iteka. Nigeze kumva umuntu atanga igitekerezo cy'uko wagombye kwiha intego z'ubuzima ushingiye ku byo wakwifuza ko abandi bazakuvuga bahagaze ku mva yawe umunsi wo kuguhamba. Ngo utekereze abantu bose bakuvuga neza cyane gusa, maze wubake imigambi yawe uhereye kuri ibyo. Nkubwije ukuri, iyo nama si nziza. Igihe wapfuye, ibyo abantu bazakuvuga nta gaciro bizaba bigifite. Ikizagira icyo kimara ni Imana yo izakuvugaho. Bibiliya yo iravuga ngo umugambi wacu ni ukunezeza Imana, si ukunezeza abantu. Umunsi umwe Imana izagenzura uburyo washubije ibibazo bikurikira ku mikoreshereze y'ubuzima bwawe. Ese wagize Yesu urufatiro rw'ubuzima bwawe? Ese witaye ku gutunganya kamere yawe? Ese wakoresheje ubuzima bwawe ufasha abandi? Ese washyikirije abandi ubutumwa yaguhaye kandi usohoza umurimo wawe? Ese wagaragaje urukundo kandi ugira uruhare mu muryango w'Imana? Ibyo nibyo bibazo bizagira icyo bikumarira kubisubiza. Nk'uko Pawulo yabivuze neza, intego yacu ni ukugera ku rugero rw'umugambi w'Imana. Imana ishaka kugukoresha. Haciyeho nk'imyaka 30 nsomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 36, interuro ngufi yahinduye icyerekezo cy'ubuzima bwanjye. Yari amagambo 7 gusa, ariko nka kashe batera ku rupapuro igafata. Aya magambo nayo yafashe mu bwenge bwanjye, aho Bibiliya igira iti Dawidi yakoze ibyo Imana yashatse mu gihe cye. Ibyo byatumye nsobanukirwa icyatumaga Imana ivuga ngo Dawidi umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Dawidi yari yareguriye ubuzima bwe gusohoza imigambi y'Imana ku isi. Nta magambo meza arutayo bashobora kukuvugaho ku munsi wo guhambwa kwawe. Tekereza banditse ku mva yawe ngo yakoze ibyo Imana ishaka mu gihe cye. Isengesho ryanjye ni uko abantu bazashobora kumvugaho ayo magambo umunsi narangije urugendo rwanjye ku isi. Kandi ndasenga ngo nawe nupfa azaba ariyo magambo bazakuvugaho. Niyo mpamvu nakwandikiye iki gitabo. Iyo nteruro niyo ncamake y'ubuzima bwakoreshejwe neza. Gusohoza imigambi y'Imana ihoraho kandi irenze ibihe mu buryo bukwiriye igihe ugezemo kandi ukabikorera igihe. Ibyo nibyo kugira ubuzima bufite intego. Abagiye imbere yacu n'abazaza nyuma yacu ntibashobora gusohoza imigambi y'Imana mu gihe cyacu. Nitwe twenyine dushobora kubikora. Nka Esiteri, Imana yakuremeye ngo uzagire umumaro mu gihe nk'iki. Imana iracyashakisha abantu bo gukoresha. Bibiliya iravuga ngo amaso y'Uwiteka areba ku isi hose kugira ngo akomeze abamwiyeguriye babikuye ku mutima. Ese nawe wakwemera kuba umuntu Imana ikoresha ngo isohoze imigambi yayo? Wakwemera gusohoza imigambi y'Imana mu gihe cyawe? Pawulo yagize ubuzima bufite intego. Niwe wavuze ati iyo niruka ngendera inzira imwe buri ntambwe inganisha ku ntego. Impamvu urukumbi yo kubaho kwe yari ugusohoza imigambi yose Imana yari imufitiye. Yaravuze ati kubwanjye kubaho ni Kristo no gupfa byambera inyungu. Pawulo ntabwo yari afite ubwoba bwo kubaho cyangwa gupfa. Uko byari kumera kose yari kubasohoje intego Imana yari ifite ku buzima bwe. Ntabwo yari kubatsinzwe. Hari umunsi amateka azashyirwaho iherezo, ariko ubugingo bw'iteka buzakomeza. William Carey yaravuze ngo ejo hazaza harabagirana ubwiza bw'amasezerano y'Imana. Nubona gusohoza imigambi y'Imana byagukomereye, ntuzemere gucika intege. Ujye wibuka ibihembo bigutegereje kuko bizahoraho iteka. Bibiliya iravuga ngo amakuba y'akanya gato duhura nayo muri iki gihe adutegurira ikuzo ry'iteka ry'akataraboneka risumba kure ibyo byose. Gerageza kwiyumvisha uko bizaba bimeze umunsi umwe, twese duhagaze imbere y'intebe y'Imana, tuyimurikira ubuzima bwacu, dushimira cyane kandi turanya Kristo tubikuye ku mutima. Tuzavugira hamwe ngo ni wowe ukwiye Umwami wacu, koko Mana yacu, uhabwe ubwiza, icyubahiro, ubutwari. Byose ni wowe wabiremye kandi byose byaremwe kuko wabishatse. Tuzamuhimbariza imigambi ye kandi tubereho gusohoza intego ze ubutagira iherezo. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Kubaho ufite intego nibwo buryo bwonyine bwo kubaho by'ukuri. Umurongo wo gufata mu mutwe. Dawidi yakoze ibyo Imana yashatse mu gihe cye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 36.
Ikibazo cyo gutekerezaho. Ni ryari nzicara ngo nandike ibisubizo byanjye ku bibazo 5 by'ingenzi ku buzima? Ni ryari nzandika intego yanjye?